Muraho neza banyarwanda banyarwandakazi, mbifurije amahoro atari amagumirane, ni mwande nimugire imana n'amafaranga. Njyewe baramutsa ndi umusizi rutikanga rwo kugwa bicumanura umuco macanye mudatenguha biteka ndika gapfubyi karerwa n'utundi ngaye nguko. Mu kiganiro cya none rero mbahaye ikaze, tugiye kuganira ku nsigamugani igira iti agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Inkomoko y'insigamugani ni iyihe? Ese uyu mugani wakomotse kuri nde? Uyu mugani abanyarwanda bawuciho bitimbiye umugambi urimo ingorane, nibwo bagira bati agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Wakomotse kuri Nyirarunyonga, igishegabo cy'umusingakazi cyari gituye mu rugarika rwa Kigese na Mibirizi mu Rukoma, aho ngaho ni muri Gitarama. Uti byagenze bite? Rimwe abahigi babyukije imboga Kigese mu nkuka ya Nyabarongo, izamuka umusozi irawurenga ifata Mibirizi. Abahigi bayamagirira batabaza abahinzi n'abashumba bo muri ako kagari. Irenga Mibirizi ifata Rugarika, abahigi bayihomereye. Abanyarugarika bayibonye bavuze induru bahurana amacumu n'imeto baragerekana bayirukankana Rugarika yose irayirenga isingira amagu. Nabaho bayitanga imbere imanuka igana mu kadase ya Kangoma. Ubwo abagore n'abana bari bavuye mu ngo bajya ahagaragara bagira ngo bayirebe kuko abenshi baba bataranayibona. Abo bagore rero na Nyirarunyonga akababamo. Nuko abagore batangiye gutangarira ukuntu imboga ari igikoko kinini kandi giteye ubwoba gifite imbaraga. Nyirarunyonga arababwira ati muratangazwa nuko iriya mboga ari nini kandi iteye ubwoba? Nuko nabo bati none se uruzi idateye ubwoba nyine koko, uretse ko bari abagabo bayirukankana n'abari abasazi, ubundi kiriya kintu cyakicwa n'iki? Nyirarunyonga arabaseka cyane ati abagore muri abapfu koko, aho gutangara ahubwo nimujye kwanika amasaka musike imitsima muze kubona icyo murisha inyama. Uko nabibonye bari abagabo barayica nta shiti. Abandi bagore bati ahubwo dufite ubwoba kwitwicira abagabo ikabatsemba, none wowe uti nimusike mubone icyo murisha inyama zayo. Nyirarunyonga ati yewe noneho mubana n'abagabo mutabazi koko, agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Barayica mba nambuye abakuru b'i Rwanda, ndarahiye ngaho namwe nimurahire maze dutege. Nuko mu gihe bakiri muri izo maka wumva amahembe aravuza bikiri ishyamba ko inyamaswa imaze kugwa. Ubundi mu mugenzo wa gihigi iyo bagushaga inyamaswa nini bagitangira umuhigo bavuzaga amahembe akanya gato bakabyita kubikira ishyamba, ngo ni ukubika iyo nyamaswa bishe kugira ngo ishyamba ryayibyahira ibimenye. Ubwo bajyaga impaka rero na Nyirarunyonga bemeza ko nta kinanira abagabo, abandi nabo bafite impungenge z'uko abagabo babo batari bugaruke kubera icyo gikoko kinini giteye ubwoba. Bumvise ihembe ribika iyo mbogo rivuze, Nyirarunyonga ati iryo hembe ntimuzi icyaryo? Abandi bati twakimenye, wavuze ukuri. Maze bava ku mpaka rero. Naho uko induru yavugaga abantu bagahurura iyo mbogo, abayibonye bayishaga itarabarabukwa bakajya mu bico, yabatungukaho bakayivutagura imyambi, yafata ku wundi musozi bakayigenza batyo. Imaze kugera hagati ya Kibuga na Ngoma ho kumayaga iraremba, irindira mu gihuru, bayicira amasoko barayihuhura, barabaga bagabana inyama. Ariko muri icyo gihe rero cyo hambere nawe abanzwe washoboraga kurya imbogo kuko ngo ariyo yishe Indyangombe. Ubwo rero urumva ko abaryaga inyama zayo n'abari batarabandwa bitwaga inzigo. Nuko bitinze abahigi n'abari bayikurikiye barahinguka n'ibinyama byinshi buri muntu yikuriye, kuko niwaziraga kuzirya yazizaniraga imbwa n'abana. Abagabo rero batekerereza abagore babo ubugeni bakoresheje kugira ngo bashobore kwica iyo mbogo. Abagore nabo babwira abagabo babo uko Nyirarunyonga yahamije ko bari buyice igihe yababwiraga ngo nibasike, agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Iryo jambo rero rya Nyirarunyonga rya Mamarugo buri mugani wemeza ko abagabo bahawe uruhare rw'ubushobozi bukomeye imbere y'abagore, ko icyo bitimbiye bashirwa bagishyikiriye. Agakurikiwe n'abagabo bisobanuye umugambi ukomeye. Ngaye nguko ngaye amashira cy'inyoma y'insigamugani igira iti agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga, ibirari by'insigamugani. Ni munyemero nongere mbashimire mwe mudahuma gukomeza kugenda mudukurikirana kuri YouTube channel umusizi Rutikanga, aho mukomeje kugenda muhesha agaciro amatwi yanyu mwumva ikiganiro kijyanye n'ubuvanganzo nyarwanda muri rusange. Twebwe twiyemeje kwitsirimba ku muco nyarwanda. Ngaye nguko rero ni mutengamare, mwibuke gukanda subscribe wowe utarayikanda, sharing abagenzi bawe iki kiganiro, ndetse kandi uterekeho comment yawe uko byumva. Ngaye nguko rero ibiganiro nk'ibi nakagaruka, ni mugira imana n'amafaranga.